Basuje cyane kandi nongeye kubaha ikaze abantu mwese mumurikira kuri Oliver TV. Nongeye kubaha ikaze cyane inshuti zacu, abantu mwese mutugira inama, mutwandikira, mutwifuriza nyine ibintu byiza. Rero nk'uko bisanzwe ngiye mubana mu biganiro cyane bivuga ku buzima bw'umwana, ariko tukanibanda no ku buzima bw'abana b'abakobwa, abana b'abangavu. Nitwa Olive, ama doctor, nkaba ndi no kwiga byimbitse kuvura no kwita ku buzima bw'umwana. Uyu munsi ngiye gusubiza abamama bahora bibaza ngo kubera iki umwana wanjye nyine yanga ibyo kurya runaka, kubera iki abura apeti, kubera iki ari umwana udakunda imboga, kubera iki ari umwana udafata iki kintu. Tugiye kurebera hamwe ese ubundi hari umuti kwa muganga bafite uvura apeti nk'uko abamama benshi bahora babyibaza. None se unkurikiye waba uzi umuti uvura apeti? Tugiye kurebera hamwe ibyo bintu byose. Niba uri mushyashya ukaba utarakanda subscribe, kanda ku nzogera kugira ngo tujye tubana kenshi mu biganiro bivuga nyine ku buzima bw'umwana. Nk'uko nabibabwiye, kwa muganga inshuro nyinshi abamama baza bakubwira none se wampaye umuti uzatuma umwana wanjye nyine agira apeti. Byabaje no kuvuza ibintu bisanzwe ukasanga nyine arashaka ngo umuti utuma umwana agira apeti, ukumva nyine aguhaye ihurizo rikomeye. Ariko uyu munsi uraza gusobanukirwa byinshi n'icyo wakora kugira ngo nyine urere abana neza kandi babe babana nyine bakunda ibintu wifuza ko bafata. Ndakubwira namwe mu makosa abamama bajya bakora ashobora no gutuma nyine n'umwana hari ibintu yanga kandi bimufitiye akamaro. I was surprised gusanga umwana ashobora kubura apeti, umwana ashobora kwanga ibyo kurya bijyanye n'uko umumama nawe hari ibintu atigeze nyine afata agitwite n'umwana. Ubundi nk'uko tubivuga, fondasiyo y'umwana itangira nyine igihe umutwite. Rero muri cya gihe umutwite ni cyo gihe cyiza cyo gutangira nyine gushepinga future y'umwana in terms of nutrition, psychology, health. Ibyo bintu byose ukwiye kubitekerezaho igihe cyose utwite. Rero no kuri nutrition ukwiye gutekereza what kind of diet wifuza ko umwana wazakunda igihe cyose yakuze. Ibyo bintu nubitekereza ugitwita umwana uzaba uri kumuha future nziza. Kandi nk'uko tubizi, umwana kugira agira ubuzima bwiza nta kuntu nyine kugira urinde umwana no kuba yarwaragurika, kuba yagira indwara nyinshi yarakuze, ugomba gutangira kubimutekereza nyine utwite. Rero ubushakashatsi bwagaragaje yuko flavor exposure cyangwa bitewe n'ifunguro ukunda gufata kenshi utwite umwana, ibyo bintu biri muri kimwe gishobora gutuma umwana nakura ari byo bintu azakunda. Tuvuge urugero, nimba utwite ukaba ukunda gufata ifiriti, ukunda gufata inyama, ibyo bintu n'umwana nakura ntabwo uzumva yuko azakunda imboga, azaba umwana uzakunda kunywa amazi, azakunda imbuto. Ibyo bintu byose ntabwo bishoboka. Ni ukuvuga ngo flavor exposure across pregnancy, postnatal, when you are breastfeeding, nyine igihe ugiye konsa umwana n'igihe cyose umwana yatangiye imfashabere cyangwa complementary feeding, ni ingenzi mu kudetermininga what kind of diet umwana nyine azakura akunda. Rero icyo ni ikintu cy'ingenzi ababyeyi bose bagomba kumenya kugira ngo nyine dufatanyirize hamwe abana bakure bafite ubuzima bwiza. Kuko ubuzima bwacu uko tumeze biba determined na what kind of diet nyine turi gufata. Umwana nawe numufata urebye umwana, ingano ye, ibiro afite, uhita umenya exactly what kind of diet umwana ari gufata. Rero ni ingenzi yuko twita kuri diet y'umwana, cyane ko ari byo bituma nyine n'umwana ubuzima bwe bugenda neza. Nko muri ino minsi ikintu cyitwa non-communicable disease, diabetes, hypertension, indwara z'umutima byariyongereye mu bana cyane. Kandi usanga ubushakashatsi bugaragaza yuko na nutrition, ibyo abana bafata, buri muri kimwe gishobora gutuma nyine byongera ibyago by'uko abana bagira izo ndwara. Rero ni uruhare rwanjye, rwa buri mubyeyi, kugira ngo twite ku byo tugaburira abana bacu kugira ngo tubarindire future.
kandi nimba nyine uhora wibaza umwana wanjye ntafata imboga, ntafata imbuto, umwana wanjye ntakunda ibyo kurya, tangira wibaze urebe inyuma, ese ngiye mutwite n'umwana ni ibiki nakundaga, ese ndi kumwonsa ni ibiki nakundaga gufata, ese ntangira kumwifasha abere ni ibiki nakundaga gufasha. Mu by'ukuri wibaze nimba waragize urwo ruhare mu gutuma umwana yakunda ibyo bintu wifuza ko afata, ariko nanone nturakerererwa. Nk'uko twabivuze flavor exposure ni ikintu cy'ingenzi mu bana, cyane cyane ku bana batangiye imfashabere. Nimba umwana atangiye imfashabere, mutangiza ibintu birimo intungamubiri kandi ibintu bitagira ingaruka ku buzima bwe, ukomeze ubimuha kenshi. Urugero, umwana atangiye imfashabere ushobora kumuha imboga akabiruka akabyanga completely, ariko hari abamama benshi usanga bibeshya yuko umwana yanze iki kintu sinzongera kukimuha. Urimo urakora amakosa. Umwana yanga ikintu ukakimuha, ejo akakiruka ukongera ukabimuha, it's fine, agira akabimenyera. Ariko igihe cyose nyine yanze ikintu ukakireka, urimo nyine uramuhemukira kuko izo ntungamubiri nawe aba azikeneye. Rero ni ingenzi yuko nyine umenya yuko kugaburira umwana, kumenya diet umwana akwiye gufata idashyira n'ubuzima bwe mu kaga ni ikintu cy'ingenzi, ariko ugomba no kugiramo uruhare kuko nyine abana ntabwo ari nk'abantu bakuru. Nk'umuntu mukuru ushaka kuvuga ngo okay, nubwo numva rwose imboga zimbihiye ariko ndazifata kuko nzi akamaro kabyo. Umwana sometimes hagiye aba atarasobanukirwa nyine ako kamaro k'ibyo bintu byose, ariko ntibagiwe yuko n'umwana ubundi hari uruhare ababyeyi baba bakwiye kugira. Nimba umwana atangira umutozi, umusobanurire buri kintu cyose umuhaye, mubwire rero kuba nyine imboga ugiye kuzifata, imboga zituma zirinda umwana indwara, imboga zirimo intungamubiri umwana akeneye, imboga ibyo bintu byose umwana aba akwiye kumenya. Nimba umuhaye inyama, nimba umuhaye amafi, mubwire amafi arimo ibyubaka umubiri, amafi abana nabo bakwiye gusobanurirwa. Uko ugenda usobanurira umwana agera nyine bigahinduka ubuzima bwe. Urugero, amazi. Abantu benshi bajya bibeshya ngo umwana yatangiye imfashabere ngo agomba kunywa ibikoma byinshi, ibyo bintu byose hari ibyo abantu bagenda bibeshya. Ego umwana arabikeneye nk'iyindi ndyo yose, ariko ubundi umwana watangiye imfashabere nawe ikinyobwa aba akeneye cyane ubundi ni amazi. Nk'uko tubizi amazi ni ubuzima, amazi afite akamaro kenshi mu mubiri wacu, kandi murabizi neza yuko banavuga ngo 70% y'umuntu agizwe n'amazi, bivuga yuko umuntu akeneye amazi. Ariko ugasanga umwana atangiye imfashabere, umumama ntajya amuha amazi, amuha igikoma, litiro y'igikoma, litiro y'amata, whatever. Ibyo bintu byose please turahari kugira ngo tubagire inama, duhane ibitekerezo, ariko ubuzima bw'abana tureke kugomeza nyine tubishyira mu kaga. Rero tangira utekereze, ese ko umwana abura apeti ni iki kiri kubitera? Ese nawe ntabifitemo uruhare? Ese ni uruhe ruhare rwanjye? Ubanze urukore, hanyuma ni byiza no kwegera muganga akakugira inama, ariko mu by'ukuri uruhare ubundi runini ni urw'umubyeyi, kugira ngo umwana agire ibintu akunda, agire ibintu yanga. Nubikora neza, uyu munsi nimba uri gutegura gutwita, nutwita please tangira utekereza future y'umwana kuko niho itangirira nyine. Utangire umenye ifunguro rikwiriye ukwiye gufata. Nimba uri no konsa umwana, fata ifunguro rikwiriye, ibintu wumva ko umwana nyine ushaka akazakunda. Nibyo bizatuma umwana utajya uhangayika uvuga umwana wanjye yabuze apeti, umwana wanjye ntafata iki, umwana wanjye ntafata iki. No, ubwo ruhare urarufite nk'umubyeyi kugira ngo nyine utume umwana hari ibintu akunda. Ikindi, kwigisha umwana ukamusobanurira buri kintu cyose ugiye kumuha. Umwana ntabwo uzafata umwana ngo umukubitire gufata ibyo kurya, ugomba isahani ukayimara. Umwana numugaburira ari kuri stress nta kintu bizatanga, kuko ntabwo umuntu yaguha ibyo kurya ubitamo amarira ngo n'umubiri nyine ugira ikintu ukuramo kizima. Actually uba uri kumushyira kuri stress, nabyo ari ko umwana nta kintu uri kumumarira. Ahubwo icy'ingenzi ni ukumusobanurira, ukamubwira impamvu ari gufata ibyo bintu, akazakura ari bya bintu nyine bimurimo mu maraso, yumva yuko agomba kunywa amazi kubera impamvu, agomba gufata imboga kubera impamvu, agomba gufata imbuto kubera impamvu, agomba kwirinda ibintu by'amavuta menshi kubera impamvu, agomba kwirinda isukari nyinshi kubera impamvu. Ntabwo ugomba kuzarera umwana nk'umuntu udatekereza, kuko
hari accent bagira bakagira logic bagatekereza nyine ni byiza yuko umwana akura umusobanurira umwinvolvinga muri decision kuko bizatuma nyine akura neza. Ikindi hari ibintu nyine ari kugenda anakwigiraho instead yuko wamufata nyine ukamukutira gufata ibintu adashaka. Rero icyo kintu nugikora ndabizi neza yuko bizahindura ubuzima bw'umwana kandi bizagira ikintu bihindura nyine bikanakorohereza nyine nawe. Nizere yuko ikiganiro hari ikintu ngutsemo. Purpose y'ikiganiro kwa kubabwira yuko Flavor exposure across pregnancy, during breastfeeding and after started complementary feeding, it's a very important for kids. Nizere ko nyine hari ikintu ngutsemo kandi nizere ko tugiye kubona impinduka ku buzima bw'abana benshi. Ciao ciao.